Pi project uburyo yubatsemo cyangwa se uburyo iteguyemo bitandukanye cyane n'iby'abanyamuryango cyangwa se n'abayikurikiranira hafi bibwira, kubera ko usanga nyiri umushinga akubwira ko hari byinshi bashaka kuba bakora kugira ngo umunsi bafunguye full open mainnet bizaba bimeze neza. Harimo kandi nuko abanyamuryango bizera ko mu gihe iri faranga ryashyizwe ku isoko nyine muri iyo full open mainnet hazubahirizwa igiciro cya GCV cyangwa se global consensus value. Ariko iki kikaba ari igitekerezo cy'abapiyoniye, nubwo Pi kuba itajya igaragara icyemeza cyangwa se igihakana mu buryo bweruye. Hari byinshi abapiyoniye bagiye bakora birimo nko kubaka ama application muri Pi ecosystem yabo, hanyuma bashyiramo iki giciro ko aricyo bifuza ko kuzagurishirizaho ibicuruzwa. Pi ko ati umuntu yababwira kubihindura, twabigarutseho hamwe n'abadeveloper benshi. Ariko uyu munsi amakuru nje kugira ngo tugarukeho atandukanye cyane n'ibingibi dutangiriyeho, kubera ko hari abantu benshi bari mu marira bitewe n'igiciro cya GCV cyangwa se global consensus value. Kaza mu kiganiro hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, tubirebera hamwe kugira ngo twinjire mu isi ya Web3 twongera ubumenyi maze tubibyaze umusaruro. Uze kubana natwe kugeza video igeze ku musozo, hanyuma ukomeze usobanukirwe byinshi bigize Web3 cyangwa se na blockchain muri rusange, kugira ngo ubashe kuzabisobanurira abandi bashobora kuzaza muri uyu mushinga we waragezemo. Uzababwira ibyo wamenye kandi dukomeze nyine kubaka blockchain dufatanije. Ntabwo nshaka gutinda, hari amafoto mwabonye kuri screen zanyu agizwe n'ibigo bikomeye bifite amazina ku isi, harimo nka Amazon, harimo Google, harimo Meta, harimo Apple n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyi foto yatangiye gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, igera muri community ya Pi network. Iyi foto yatangiye kujya hanze inakwirakwira mu gihe Pi yari igiye kulistinga kuri exchange. Ni ibikorwa byabaye mu byumweru bishize, aho Pi yari maze kulistinga kuri exchange mu gikorwa kijyanye n'ubundi n'ibyo yari yatangiye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka twasoje 2025. Ibikorwa bijyanye na open network, aho byari biteganijwe ko Pi izongera amasezerano hagati y'ibigo bishobora kuyilistinga, abanyamuryango bakabasha kugura no kugurisha Pi zabo kuba bishaka nyuma y'uko ibyo bigo bitsinze KYB. Kandi nanone iyi open network igahereza uburenganzira abapiyoniye bashaka kubaka ama application bifashishije network ya Pi, hanyuma bagahinduka abadeveloper. Ibyo byose byagiye bikorwa. Wavuga ngo iyi foto yaje guteza ibibazo gute rero hamwe mu bapiyoniye bagiye batandukanye? Ni gute baje kuba babihombera? Yari inkuru itegerejwe cyane n'abapiyoniye benshi batandukanye, bibaza bati se kujya kuri exchange hari ikintu biri buze kuza guhindura ku bijyanye n'igiciro cya Pi. Birumvikana abenshi bari babitegereje cyane, bibaza bati ese nijyaho biraza kuza kuba bitandukaniye n'uko iri kuri OKX n'ibindi byinshi bitandukanye bapiyoniye bagiye bibaza. Hari n'abambwiraga bati se si cyo gihe kiza cyo kugura Pi coin tukazibikaho kuba tarabonye migration cyangwa se kuba afite iziri lock up. Byinshi bitandukanye nyine byagarutsweho mbere yuko ririya listinga riba. Haza kuza kubamo indi saga ijyanye nuko byahujwe n'ubundi na Pi Day ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu. Bisa naho byakurikiranye listinga rya Pi kuri iyo exchange ryakurikiranye n'umunsi nyine wa Pi Day. Pi izamukaho irongera isubira muri 0.20 nkuko mwagiye mubibona nyine ku masoko atandukanye acururizwaho iyi Pi coin. So umuntu wakoze iyi foto yari afite target nyinshi zitandukanye, ariko izigeze kuri 2 zanatumye abantu bahomba zari zikurikira. Uraza kubona ibigo bitandukanye nyine nkuko twabigarutseho nka Amazon, nka Google cyangwa se na Apple n'ibindi bitandukanye birimo Strip n'ibindi bitandukanye tudashobora guhita turondora nk'uko uri kubibona kuri screen yawe. Hariho ibigo byinshi, hanyuma hejuru bishobora kuba bitari kugaragara neza ariko handitse ngo KYB, bikaba ari ibigo byamaze gutsinda nyine kugirana imikoranire na Pi core team. Uyu muntu yakoze iyi foto ashaka gukura amafaranga mu bantu batari bafite Pi. Muzi neza ko iriya exchange ariyo exchange ihuza abapiyoniye bo ku mugabane wa Afrika n'abari hanze ya Afrika, cyane cyane ibihugu by'Uburayi ndetse no muri Amerika. Bashobora kuba
ku accessing iriya exchange ya Kraken kubera ko iri international kurenza OKX. Abenshi rero bagiye bagura Picoin baziguze n'umuntu wakoze iyi foto ababwira ko bishoboka cyane ko yahita yubahiriza kiriya giciro cya GCV. Abagiye barekaramye ko bishyuraga Pi imwe ku madolari 100 ndetse no kurenza, babwirwa ko mu gihe aya masezerano yabatangiye gushyirwa mu bikorwa batangira kubona inyungu z'umurengera biturutse muri ibi bigo byamaze kugirana partnership na Pi. Avuga ati bigiye gutangirira kuri iyi exchange si yari isanzweho, ariko bizakomereza kuri Amazon, kuri Google, kuri eBay ndetse na Strip n'ibindi bigo bitandukanye muri kugenda mubona kuri screen. Byaje kurangira rero abantu bose baguze izi Pi cyangwa se bishejwe ko bishoboka ko zishobora kuzagira agaciro kanini cyane mu gihe yabitangiye gukorana n'ibi bigo, bikaba bigiye gutangirira kuri iyo exchange ya Kraken exchange iri international, ishobora guhurizwa hamwe cyangwa se guhurirwaho n'abanyafurika ndetse n'abari mu bihugu by'i Burayi na Amerika, aho n'ubundi igiciro kitigeze gihinduka ngo kirenge 0.20 Pi yari irimo ivunjaho. Isoko rigomba kujyana, icyambere nuko muri gukoresha blockchain imwe. Byagiye bigarukwaho rero ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri X ndetse na Facebook, barekarama bavuga bati amafaranga twatanze kuri uyu mushinga birashoboka ko ari scam. Kiba gitangaje cyane rero umuntu wese ublaminga cyangwa se utesha agaciro ibikorwa bijyanye na Pi abirenganyiriza muri rusange Pi kuba team, kandi hora ibwira abanyamuryango ko bidashoboka ndetse bitanemewe. Urebye n'uburyo rate yabo yanditse barimo bablaminga, biratangaje ko ushobora kwishyura amafaranga ngo umuntu akubikiye Pi ebyiri kubera ko adafite uburyo azoherezamo, nta wallet nyine uragira ngo ubwo umunsi ngiyo exchange yafungutse ngo uzamuhereza wallet address yawe ngo akohererezemo Pi. So ibingibi ni biba biri kuvugwa, dukunda kubigarukaho ko mu gihe cyose Pi kuba team iri gutegura ibikorwa runaka haba hari abashobora kuza muri iyo shusho bagaprofita nyine ibyo biri kuvugwa, bakagira byinshi bakora bigambiriye ko umushinga ushobora kurambirwa vuba. Ni byiza ko ukurikira amakuru ku gihe, ariko kandi ntabwo twasoza video tutarebye ngo ese biramutse bibayeho hakabaho KYB n'ibi bigo nka Amazon, eBay, Google ndetse na Strip nk'uko ari byo biri international, ushyizeho na Libre na Apple, bishobora kuba byafasha iki Pi. Mu busanzwe Pi byinshi yarabyubatse, ariko ikeneye igikorwa kimwe kijyanye no kuba abantu bayiyumvamo ku rwego rw'uko igihe cyose batekerereje transaction n'ibindi bikorwa bagomba kuba bayikoresha. Niyo mpamvu baramutse bagiranye imikoranire na Amazon izwi cyane mu gucururiza online cyangwa se bizwe nka e-commerce, umuntu abashobora kuba yakwaka ibicuruzwa hanyuma akishyura muri Pi. Mu gihe Pi iri gukoreshwa cyane rero utility irazamuka. Ubwo kandi twakomereje kuri Apple izwi cyane mu gukora iPhone ndetse na ecosystem zijyanye nyine no kukontrola ibibera kuri internet bitandukanye, ariko icyo bazwiho cyane ni ugukora amatelefone ya iPhone. Mu gihe cyose rero harimo partnership, hari ukuntu byazamura navuga ngo value ya Pi, kubera ko yaba igiye gukoreshwa nyine n'abantu barenze icyiciro yari ifite. Abantu batunze iPhone murabizi neza ko bacyari bakeya ugereranije n'abatunze Android. Reka dukomereze kuri Google izwi cyane mu bijyanye na search, mu bijyanye no kuri internet, AI, gutambutsa ubutumwa butandukanye cyane cyane ku ma email. Biramutse bibayeho ko bagirana partnership na Picoin, ibingibi byatuma Pi nyine izajya igarukwaho cyane mu gihe ibyo bikorwa biri kuba, cyane ko Google iri mu hantu hasurwa cyane kuri internet ku munsi ugereranije n'ibindi bigo bitandukanye. Turasangamo Meta ikontrola Facebook, WhatsApp ndetse na Instagram, imbuga zikoreshwa cyane n'abatari bake ku munsi, aho ushobora gusanga amamiliyari y'abantu yibereye kuri WhatsApp, cyane ko ushobora no kuba uri kunkurikira ariho ukuye link. Aha rero iramutse igiranye imikoranire na Pi, birumvikana neza ko yakigarurira abatari bakeya, tukava kuri miliyoni 100 tukaba twakisumburaho. Reka dukomereze kuri Strip izwi cyane mu gufasha abacuruzi mu kwishyura hakoreshejwe online, uburyo bwa online ndetse n'amakadi. Ibi rero bishobora gutuma Pi ijya mu buryo bwo kwishyura maze bikaba byakihutisha cyangwa se bikongera utility yabo. Ibi kandi turabikomereza ku bindi bigo bitandukanye, ariko
byose tutarenze tunabirondora birashoboka cyane ko haramutse habayeho iyi partnership nk'uko yabirose, cyane ko abanyamuryango ba payi bahora barota icyatuma payi nyine ikora ibikorwa bijyanye no kuba barayimenye nyine biyivugwaho, bijyanye no kuba yabifaranga rikomeye cyane. Nk'ubwo nyine ku ifoto harimo Ethereum Foundation, harimo Samsung n'ibindi bigo byinshi bitandukanye. Payi ikenewe kugira ngo ikoreshwe nyine mu buzima busanzwe, abapiyoniye by enjoying, cyane ko hashize imyaka 7 turi gukora kuri iyi project. Wenda benshi bagiye bajoininga bigezemo hagati, ariko hari umuntu ushobora kubaza uti mu myaka 7 maze muri payi wungutsemo iki? Ari nacyo ngiye gusorezaho. Mu gihe yari ifunguye open network, warangaye ntakuremo udufaranga, aka kanya ntagarabona ku musaruro wa payi. Ari nacyo gituma benshi barambiwe kumva no gukurikira ibijyanye n'iyi project, bavuga bati igihe twayikurikiriye se twakuyemo iki? Ni naho nsoreje. Ese wowe kugeza ubu ngubu payi wayikuyemo iki cyatuma uvuga uti uyu mushinga nzawunambaho? Wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde naho ubutaha.